Jihad rero ni inshuti yanjye rwose twarahageze aradupepera ntago bamwemereye yuko tuvugana ngira ngo yaravuye kuhura n'umwavoka we yambaye impuzankano rwose y'iroza duhurira ku muryango natwe duhita tujya aho bari bagiye kutwakirira nyine kugira ngo tubanze dutuze batubarure baranabakira badushakire n'amafishe kandi abakwakira se ubwo bakwakire bakwakiriza ikigori ariko nawe yaranyibye yamenye yuko ngiye amakuru yamenye mbere yuko ngewe nyamenye nsanga isume yanjye yayitwaye n'umupira nari nambaye njyana ku nkiko ahubwo abantu nimabona imageragere bazambwiye ati ko uwo mupira wawibye karabo yarakifotse yarakajyanye kagapira nambara mukara oyo ubwo ndamuremeye nageze imageragere ba toxic baribagira nta mustari wundi wahise uvugwa ni karabo uzabaza abantu bazafungurwa fata ku mafuta uzamubaze nageze yabari giye uvugwa gusa sanga wakoze hiti ivugwa se koze umufana nawe ufite umufana uteye ubwo bahari imageragere fata ku mafuta yari yanteguriye igitaramo cya Karabutaka mu mbera byombi uzi ibyuma bihari icyuma kirakubita ibyo mu nda bikajegera bisaba kurya ugahaga ikintu cyangwa nkigera imageragere first of all yego nagowe n'urusaku ruhaba barasakuza cyane yego ikindi baraderanje iyo uri umusitari ujya kwitwa ngo urasinziriye ukumva umuntu araje ngo kara wasinziriye se yo karabo we shakara uburoko ariko banza bwakuriye hari umupasiteri nahasanze baramufunze ngo aranyereje amafaranga y'insengero amaturo none nsanga uwo mupasiteri rero ngo yarahakanaga ngo bamufunze ahakana ariko nge twicana uherera nabivuze no mu kiganiro yarambwiye ati amafaranga nyakenyereyeho ati ubu ngubu ndi hafi gutobora igifungo cyanjye ngo njye kuyabyaza umusaruro urumva ndamutanze se baramuzi njye se ndamuzi bazaza bambaze menye izina rye ko ntamuzi Yes, reka nkusuze kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi mu biganiro bitandukanye tubagezaho ahangaha kuri Huza 250 TV. Nizere ko umeze neza cyane aho uherereye mu bice bigize igihugu cyacu amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse nawe uri burengerazuba. Tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali ndetse nawe uri muri East Africa, Afrika hose muri rusange, nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora. Komeza kugubwa neza cyane we wamaze gukanda subscribe ahangaha kuri Huza 250 TV. Inacyo gihe ngo wowe utarakanda sub ubikore, tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi mu biganiro tugenda tubagezaho. Nk'ibisanzwe ni Emi Kabaka kuri mikoro ya mbere, naho kuri mikoro ya kabiri cyangwa se imbere ya screen zacu tukaba dufite Karabo K'Imana Patrick. Ariko buriya nkoza amakosa ubundi kuvuga umugabo ubatse ufite urugo ni ikosa rikosa ukoze ikosa rikomeye cyane ubu utangire wisegura cyane babazi uratangira wibwira abantu bacu baranzi gusa dusubira inyuma gatoya ugize gutya uramvuze kandi wicaye iwanjye muri make ukoze ikosa kandi urikoreye iwanjye mu rugo ariko turakubabariye nta kibazo turakubabariye yego. Ubwo rero abantu bahuza 250 ndabasuje cyane, nitwa Karabo K'Imana, ndabakunda cyane. Iyi televiziyo najyaga nyireba unyuzaho ibyamamare bitandukanye yego, none ndahageze. Ubwo rero ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye basharing ikiganiro ubundi nge nicyo kintu mbwira abantu, niba uri murandeba cyangwa se ukunda Huza 250 cyangwa se ukunda Kabaka Emi cyangwa ukunda Karabo K'Imana yego, shyira iki kiganiro kuri stati yawe, Instagram, X n'ahandi yagiye hatandukanye kugira ngo iki kiganiro tugikore nyine turebwa n'umuntu urenze umwe yego. Ni inkunga ibikomeye Yego, Karabo bimeze biteze nuko nguko nuko biragenda nuko biraho gake gake. Gusanze mu rugo nabatireka nyuma yuko umuvandimwe avuye ruhande rumwe, bamwe bajya bati ni iwabo wa twese, ariko ubwo ngakabi iwabo w'abagabo, buriya ngo niho iwabo w'abagabo nibo babyita iwabo wa twese. Oya, aho hantu rero ugorora imvugo iyo uvuze iwabo wa twese bamwe batekereza ikintu cyitwa rusororo cyangwa se n'ahandi. Iyo mvugo ntago ari nziza, ntago ari iwabo wa twese. Ubahita ari izina rindi Generous 44 ajya mbwira ngo niba ngari irihera
sinzi igihugu ajya hitirira. mbo sinzi ariko icya mbere cyo nuko mu mazina nyuma yuko uvuye i Madrid imageragere Generasi Forifo ajya hita ubundi wa California. ashingira kuki se hari ahita California Ngo ni California. nta bya California mbonye hari. Ngo ni mu yindi si. Ni mu yindi si ariko itari California. Niyo mpamvu nagusenga batera ariko ngusanze aha mu rugo ni kukubona sanze uvuye gusenga. Ewana turi ku cyumweru mu masaha y'inyuma ya saa sita duhuriranye neza nuko wiviriye mu rusengero abantu bari kubibona ukuntu wambaye. Mbo njye nari mfite Bibiliya hano ushaka kugira ngo nze gufatikanya n'abantu badukurikiye. Bishoboka ko mbanze nibwirira abantu ko uburyo wambaye rwose ushobora kuba wambariye kwa Socrate outfit. Undi Socrate niwe ufite cyangwa nk'iki ngiki mu mujyi wa Kigali. Socrate rwose uraza akakwambika neza nk'uko Karabo ubona yambaye agakositimu kariho agashati imbere gafite agakaruvate washaka n'akagofero ka Karabo kagashyiraho ubona ko yajyanishije. Ubwo ngire ngo abantu niba barimo barabireba uri maze kureba neza rwose urabona ko kuva hasi agapantaro kuzamuka kuzamuka kugera hejuru wambaye neza cyane rwose. Niwo muco wanjye nuko wenda ari ukubura amafaranga nakwambara birengeje nibi. Ngo nibwira abantu ko ushaka kwambara neza n'ahandi ugana buretse kwa Socrate outfit ugenda akaguha icyangwe cyiza waba ugiye kwifotoza waba ugiye mu bukwe ahantu uca kwa Socrate outfit akaguha icyangwe kimeze neza cyane. Uramutse umushaka wamamagara kuri 0708082525 cyangwa se ukamuhamagara kuri cyangwa se ukamwandikira kuri IG ni Socrate outfit, TikTok ni Socrate outfit. Yego rwose wambaye neza nimubwira ngo wambaye nk'abasirimu kabisa. Urakoze cyane. Reka rero tubanze dusenga Imana. Yego nibyo ngusanganya ka Bibiliya. Bibiliya niyo mba mfite hano mu rugo. Yego. Ubwo muraje ndavuga nti ngomba kuba ntaramanye n'aba bantu ariko dutaramiye no ku ijambo ry'Imana. Burya abatarama byanyabyo n'abatarama ijambo ry'Imana. Yego. Kuruta uko wataramirwa cyangwa se wataramira kuri Muriture, kuri Kabiya. Yego. Biya ni ibintu bizarangira ni ibintu biraho ariko ijambo ry'Imana ryo rizahoraho. Rero ndabwira abantu ngo mujye mutaramiye ku ijambo ry'Imana kandi muritarame neza. Ribagira umumaro. Reka rero twiyegereze umutima w'Imana dusenga Imana. Uwiteka Mana nziza, Mana nyiricyubahiro, twongeye kugushima turaguhimbaje, tugushimiye ko washimye ko kaba kagera hano muri uru rugo, muri iri cumbi waduhaye, tugushimiye ko umwemerera akabateyeho iyi kamera, abantu bakaba barimo baratureba, buri muntu urimo uratureba wese muha umugisha, kandi Uwiteka uze wivange mu bye, ibye arimo bitagira ishusho ubihe ishusho. Niba hari umuntu udukurikiye byacanze bicangure nkuko nanjye wabicanguye ejo bundi nkuri mageragere. Ngaho rero tugirire neza, ugire neza Kabaka, umuhe ubwenge bwinshi bwo gukorana ikiganiro nanjye kuko ndi umukozi wawe. Yewe babisaba ko umuntu azayasenze yagize guteka niba atasenze mwatuyeho amaraso y'umwana wawe Yesu cyangwa se Yesu Kristo. Ngaho bana natwe tugire neza n'abantu badukurikiye bagire neza mu izina ryawe. Amen. Amen. Yego sengesho ryiza cyane. Yego. Kabiri kugenda sinaha nyuma yuko wiviriye i Madrid. Ntabwo biratangira kugenda neza. Naba mbeshye. Ari kubura iki? Harabura amafaranga. Amafaranga buriya ngo ahora higwa. Amafaranga ahora higwa. Gusa urumva ngewe nkimara kuvayo. Yego. Nagize gutya mpitira hariya ku muvandimwe Are Pacifique Kwizera hariya ku Mpanuro. Yego kwa Garafrere. Urabyibuka ko bana yanampiningiyeho nimero anayishyira muri ntuza muri screen. Yego. Ariko nyine telefone yanjye yatinze kuza. Ubu nyibona hashize igihe kitari kinini. Urumva abantu buriya barambuze. Yego. Ngo barampamagaye bamwe bacika intege, harabagiye babasha kumpamagara nyuma ariko navuga ko kwa kundi umuntu nyine aguhamagara akagukoreraho umugisha. Ntago nagize ayo mahirwe. Yego. Yuko wenda umuntu hari umuntu wenda avuga ati Karabo ndi umufana wawe nababajwe nuko wafunzwe.
Yego. hari icyo nagukorera. Ibyo byo ntago Mm. nabashe kubibona. Cyakora hari umuntu waciye kuri telefone y'undi muntu Yego. anyohereza 3,000. Mm. Navuga ko wenda hari n'abandi nyuma twahuye gutya imbona nkubone n'abagiye bamamagara kuri telefone twe dusanga nkwebo bakagira ikintu bakora, nabo ndabashimira cyane. Yego. Imana ibahe umugisha. Ariko ba bandi bo hirya aba diaspora iki nikeza ko bari bumbonere muri iki kiganiro. Ako ndagira ngo uze kumbwira tuze bundi kugenda tuganira. Wafashwe gute kugira ngo uze kwisanga muri kesi imwe n'uwitwa Barafinda ndetse na Muchoma? Urakoze cyane. Ubu ni nabwo nkimara gutuza kugira ngo noneho nganire n'abantu neza. Yego. Ukuntu nafashwe nkisanga muri iriya kesi ni ibintu byabaye nkaho nanjye byantunguye. Yego. Kuko mu buzima busanzwe ndi umuntu ukora ibiganiro bitandukanye nkabikorana n'abantu batandukanye. Yego. Ntabwo jyewe rero nari umukozi w'uriya muntu. Hari abantu rero bagiye babyiteranya n'icyo kintu cyo kumva ko jye nari umukozi w'uriya umuntu natumiye mu kiganiro, bagashaka nyine kuvuga ko wenda hari ibindi biri behind. Yego. Biri inyuma. Ubwo muntu ninde Barafinda? Yego. Njye ntago nari umukozi wiwe. Yego. Njyewe ndi umuntu ukora ibiganiro nkabikorana n'abantu batandukanye. Nkuko natumira uriya nabonye watumiye Jackie, ariya Jackie sinamubonye no kuri televiziyo. Yego. Jackie ariko noneho harimo aravuga ibintu binini. Jackie bisaba imbabazi ariko. Yasabye imbabazi. Yananyuze hano kuri iyi televiziyo. Oya nyuma yeje ashobora gucaho. Muzane hano. Si hose yakoreye intuza amajyabo. Hano niho byabereye. Yego. Ndumva niba ntibeshye. Yego niho. Rero Jackie ni inshuti yanjye. Nakomeza akore nk'umukobwa wirwanaho atera imbere. Gusa inama namugira nyine Jackie mushiki wanjye ugerageze nyine ubwo icyo ntavuze nawe ukibwire. Nyine ujye ukora cyane ariko ushyiremo akantu nyine ko kugabanyaho gatoya, bizagufasha, bizatuma natwe duhora tukubona kandi turagukunda. Jackie ni inshuti yanjye tujya tunakorana ibiganiro. Yego. Nuko ubwo rero mumukebuye aho ngaho nyine tuba tuganiriye nk'abantu bakuru. Ni inshuti yanjye kandi gabwirwa benshi akumva bene buriya yanyumvise irya mukuru riratinda. ariko nirera oya rizahere kuri Jackie. Sinifuza kumubona mu buzima butari bwiza. Yego. Jackie ntago namwifuriza ubuzima nk'ubwo maze iminsi nyuzemo. Nta n'uwundi muntu mbyifuriza. Yego. Mbonereho no kugaya bamwe mu basesenguzi. Yego. Nakwita ko ari abagome bagiye basesengura, ariko mu gusesengura bagasesengurana umutima mubi. Yego. Ngo babikoranye ubugome. Ukabona nyine abantu barasesengura hariya, umuntu agasesengura nk'utagira umutima. Ngo urumva ngo bakarabo ngo babafunge ngo rwose ngo nibagende. Hari n'uwo numvise avuga ngo ahubwo ngo bakarabo ngo babagaruye vuba. Ibyo bintu rero by'umutima nta bibazo mwari mufitanye uwo muntu. Nta bibazo. Ngewe bamwe banabivugaga, hari bamwe nibwiraga ko ari inshuti zanjye. Gusa uwo twaje kuvugana nyuma akanambwira ko nta mutima mubi yabivuganye ni uwitwa Supermanager. Yego. Supermanager twaraganiriye, dusanzwe turi inshuti, turahura tugasangira. Nawe nabonye asesengura aravuga ngo bakarabo ngo baragarutse ngo ariko ngo mu kugaruka ngo nyine uko abona byamubabaje ngo ngiyo baba bamazeyo nk'umwaka. Ariko we yabivugaga mu buryo bwa patriotisme. Nyuma twaravuganye mu gikarambwira ati biriya nta mutima mubi. Ati twarabibonye ko inkiko z'u Rwanda zakurekuye kandi dushima ubutabera bwacu. Yego. Ati we subira mu kazi ukora ariko nyine ukosore amakosa wakoze mu biganiro. Yego. So ibyo ngibyo byose pawe nta n'ikibazo dufitanye. Wagutunguwe ninde? Barahari ntanazi bari aho bashaka kuzamuka hari. Bari banicaye kuri televiziyo oneya. Sinibuka televiziyo ari yo, sinshaka no kuyivuga niyo naba nyizi. Yego. Ariko ukabona umuntu arimo aravuga ngo bakaraba ngiyo bagumayo ngo rwose ngo iyo ngumayo ho ndara wari kuharara, iyo ngumayo ibyo ndya wari kubirya, iyo ngumi mageragere amafaranga nkorera wari kuyakorera, umuryango ntunze wari kuwutunga, kugumayo bikumariye iki? Ubu se uyu muntu uvuga ngo iyo ngumi mageragere
atekereza yuko inkiko z'u Rwanda zandekuye zibeshye. ikibazo gikomeye. Erega bino hari abantu bibwira ko ari patriotism, hari abantu bakunda igihugu, Yego. hari abanzi b'igihugu. Niba umuntu abonye Karabo urukiko rumurekuye, wakaza akabureminga urukiko ngo kuki urukiko rurekuye Karabo na Muchoma na runaka na runaka. Yego. Huwayo ubureminga inkiko z'u Rwanda, kandi inkiko zirareba kandi inkiko zirekura umuntu zabonye yuko uwo muntu hari impamvu zo kurekurwa zihari. Yego. Sibyo? Barabyigiye, bafite impamyabumenyi, bafite lisanse. amarisase yabyo. Yego. Ariko ukabona umwana uri hariya atangiye gusesengura, akajya mu rukiko akarusesengura, agasesengura umunyamategeko, akanashyiraho imirongo ntarenga urukiko rwari kugenderaho. Ahubwo ngewe ndagira ngo mbwire, ndabizi ko iki kiganiro gikurikiwe n'abayobozi. Aba bantu basesengura inkiko, kandi na nyakubahwa Dr. Bimurangira Thierry yarabivuze. Aba bantu basesengura iby'inkiko, hari abo ubushize yagiriye inama. ubu aba bantu bakwiye guhagarara, kuko bano bantu ni n'icyorezo. Barimo bashobora rega no kuba bagira ibintu bakoma mu nkokora. Abenshi ngo ntibazi amategeko, ntibayazi kandi bakayasesengura. Abenshi batanize. Ntibayazi kandi bakayasesengura nk'abagize gute, nk'abayazi. Oya, ntibayazi ayo mategeko, nta nubwo bayize, nta mpamyabumenyi, kandi noneho bagashaka kubisesengura nk'aho bo bayize. Sibyo? Reka nkubwire Kabaka. Yego. Njyewe wenda ntago ninjiye mu mbabarire, na Pasi nigeze gushaka kumubwira hashaka kubitaruka, ariko reka we mbikubwire, ibyo ubona bitari ngombwa ubwo uraza kubikuramo. Njyewe nkoresha ikiganiro uriya muntu, njye nagiye kumukoresha ikiganiro nkuko nkoresha n'abandi biganiro. Ngenda nta yindi gahunda mfite yo kuba narwanya igihugu. Ngezeyo ikiganiro ndagikoze, ariko nyikora ntabwo iyo televiziyo yari iyanjye. Yego. Wewe wagiye televiziyo atari, wari umukozi? Njye nari umukozi unahembwa ku munsi. Wewe wakoraga buraka? Nakoraga buraka. Icya kabiri, ibyo biganiro namaraga gufata nahaga condition. Yego. Uwari wabifashe kuko ari nawe weditinga, nkamubwira ngo hari ahantu habyabaye ngombwa ko uyu muntu arengera, nta nubwo ari kuri uriya bafunze wenyine, n'abandi nabibwiraga cameraman. Nkambwira nti aha hantu katemo, ugira ibintu katamo. Nkagenda mubwira nti hano, kuko iyo nanabigeragaho nageraga ahantu ho kugira ngo bikatwe. Jewe twabaga turi mu kiganiro, cameraman ari inyuma, nkamubwira nti nuza kubona ngize gutya, uze kumenya ko aha hantu tugeze ari kuri dodani, uze kuhakuramo. Sibyo? Wabaguhazi. Yego. Urumva si jewe weditingaga ibiganiro, televiziyo si iyanjye, sinanjye wakoze icyo cyaha. Kandi itangazamakuru ryemewe kwakira umuntu uwo ari we wese, ntabwo itangazamakuru ry'u Rwanda rirobanura. N'abajya bashinza baburi icyo bakora, ubwo ndavuga nk'abantu b'inyangarwanda, bakavuga ngo u Rwanda ngo ntibajya ngo batunga mikoro, ngo abantu ngo bamwe ngo batunga ngo abantu bamwe. No, twebwe duhereza mikoro uwo ari we wese, ahubwo hari abantu duhereza mikoro aho kugira ngo bayivugireho ibyanyabyo, bagashaka kugira ngo natwe badushyire mu kaga. Urumva ikibazo gihari? Yego. Umuntu agize amahirwe, umuhaye mikoro, aho kugira ngo mikoro ayikoreshe icyo uyimuzaniye, nawe wenda avuge ikintu cye nkuko wenda yavuga ibintu byubaka sosiyete, ahubwo atangiye kugira gute, kuvuga amagambo aterekeranye. I'm sorry to say. Cyane ko twege turi abavugizi ba rubanda. Yego. Ubwo urumva rero nuko jewe nakoze, none ariko ugasanga abana baraho baratangiye ngo bagiye kuba ngo abinfluencer, ngo naba influencer, ngo bakarabo, ngo bakarabo, nabasesenguzi. Reka nshimire bamwe mu basesenguzi nabonye bagerageje kwitwara neza. Muri ibi inkundura yavugwaga kuri twebwe. Wazireba guri? Nabibonye nyuma nje. Waragarutse urascrolling uhera ufatwa. Ariko ndi mageragere hari abo numvaga. Nka Oswaridi na Ramenshi narabakurikiraga muri Zinduka, kuko ari mageragere bakurikira radio. Yego. Urumva? Oswakimu rero uko yabisesenguye, ntago namugaye, kandi niyo namugaye nkurikije urwego ariho, ntago nabivugira kuri kamera. Sibyo bivuze? We ntago nabivuga, kuko burya umuntu ugera kuri level a hosting umukuru w'igihugu n'ubundi muntu, uko biri kose ibintu akora abafite impamvu abikora. N'umuhanga, n'umwe mu banyamakuru dufite mu gihugu cyacu b'abahanga. Yego, kandi n'uburyo yabisesenguye we ntabwo
yaturimiyeho itaka nka bamwe twagiye tubona. Yego. Undi muntu wagerageje kwitwara neza ni umuntu witwa Theo ku Kwezi TV. Yego. Scovia nawe yabivuze uko biri. Kensi na Mutabaruka. Yego. Pionika nawe yagerageje gukora inkuru ubona ko bakora ubuvugizi bakora nyine inkuru ko ubona ziri. Yego. Hari n'abandi ntuza nari Samuel Mutungirehe. Samuel Mutungirehe ndagushimiye by'umwihariko. Wakoze ikiganiro cyiza, yakoresheje umubyeyi wanjye, agerageza kumukoresha mu buryo buri professional. Rwose Samuel Mutungirehe asariyuti kabisa. Ndagushimiye kabisa. Yego. Abaharabitse icyo nabifuriza baragasangwa n'Imana. Kabaka narigize ngo uravuze ngo barakajyana imageragere. Ntago erega njyewe navuye kugororwa. Ubu ndundi muntu Kabaka utaza kugira ngo ndaza gukora amakosa nkayo najyaga nkora mu biganiro kera. Ntago nabasabira kujya hari ahantu. Reka asarano ni habi ni heza. Hari ahantu mu buryo bugaragarira amaso ntacyo hatwaye. Uraseka iki? Ariko kara ubu ntacyo hatwaye. Wowe tega amatwi we mbanze nkubwire uko ibintu bimeze. Yego. Hari imageragere urebesheje amaso. Hari ama etage meza imfungwa zibamo. Ahubwo uraseka iki? Niyo mbe. Uratuma mva mu kiganiro. We nimba tuvuga ibintu by'imageragere nkavuga byambabaje. Nta mpamvu Kabaka yo kuza gusekera amahanga. Kara ikintu kiri kuza cyane uburyo uri kuvuga ngo hari ahantu ni heza. Umuntu we wagiye yose. Yego. Wagiye imageragere. Kaba uravuga nk'umuntu wagiye. Nafunzwe umunsi umwe ndeba muri gereza uko wameze. Ariko ntago wagiye imageragere. Reka amagusobanurire. Urumva imageragere uharebesheje amaso. Ngasira ibyiza byaho. Oya aho ngaho rero urimo urashaka kuyobya, urimo urashaka gucurikisha ikiganiro uko kitari. Oya twagiye. Ntabwo mvuga ubwiza bwabo mparatira abantu ngo bazajyeyo, ahubwo ndakubwira uko hubatse. Hari ama etage. Mu mbuga hari amapave. Yego. Ndayabona. Batekera mu masafuriya ntago batekera mu byungu. Amasafuriya meza manini cyane ya mivero y'imikondo 2. Yego. Nkamwe ku ishuri. Abantu aho barara ni ku bitanda. Kono ngo gitanda ugerayo ukakigura Karabo. Ukigura sara amafaranga bayinjiramo hari. Wari ukuntu utanga ibitambo babati ayo bazasurisha ko bayita ingazi. Ibyo simbizi. Ko ntacyo naguze. Ko barinze bantwara nkiryama hasi. Gusa iyo uhageze kubera ubwinshi bw'abantu babahaye. Ubanza kurara hasi. Hazagira bamwe bataha nawe bakaguha igitanda. Ubwo iyo badatashye rero. Gusa ugize amahirwe make. Yego. Ukagenda ugasanga imageragere abantu bose bariyo babakatiye imyaka 5. Ibitanda bikuzura. Ubwo wazabona igitanda bagiye niba baragukatiye nk'imyaka 10. Ubwo burara hehe? Urara hasi kuri matera. Ase matera ziba zihari cyangwa urayijyanira. Hariya ziremeye kujyamo. Urayijyanira? Yego. Use nkawe Karabo bagufata ko ngo bagufate za Kagugu uri kwishakira ibiceri. Bamfatiye Kagugu. Yego. Numva ibintu bibaye ibindi. Nuko byagenze kutari ko bagufata. Bazunyibwirire. Kumfata ni nkuko bafasha abandi bose. Urwo operation wagiye ku operation ntago nayisubira. Kuko byampahamura. Erega reka nkubwiye. Yego. U Rwanda ku mutekano ruri hejuru. N'umuntu bashobora gukeka hakana. Operation ishobora gukorwa kugira ngo uwo muntu be bamufite mu maboko. Ibiteye ubwoba. Kugera muri barambwe ati uzi ko nahantu utaha tuhazi. Yego. Ahanga irusini. Twa twarabanje tugaperereza amakuru. Niye ati yego. Uratungurwa. Ndatungurwa kuko urumva nari. Tukubwira igihe waviriye mu rugo. Barambwiye ngo iwanyu turahazi ngo turahazi. Urumva rero uko bamfashe ntabwo bigeze bankorera torotire. Yego. Oya, ntawa nkubise, ntawa nteye ubwoba. Wenda ankangishe kuba yankubita. Oya. Yego. Bankoresha statement. Mu byo bambwiraga barambwiraga ati wowe
tubwira uko ibintu bimeze ntacyo tugutwara. Abakambwira ati wigeze ubona tugukubita? Ntiwapi. Wigeze ubona hari ikindi kintu tugukorera kibi? Ntiwapi. ntibivuga utuje. Vuga utuje, nta rusaku, nta bintu byo kurimanganya, nta kubeshya, nta kurya indi. bahita babanza bakakuzanira amazi. Amazi yonyine se ko n'icyo kurya babonye inzara yakwica babanza kuguha icyo kurya? Banza witse imitima. Babanza kuguha icyo kurya kugira ngo uburane ijwi risohoka neza. Yego. Kuko njyewe nk'ubu iyo inzara imaze kunyica ijwi rirasarara. Yego. Ubwo iyo risaraye rero nababwiye najyaga ubwo urumva hari ukuntu bankoreshaga statement icyo gihe nari ntararya natangira kuvuga ijwi nkumva rirasara. Nababwira nti rero banze mugire icyo munkorera. Bati se ko ijwi rigiye bigenze biti? N'ubwoba ntiwapi inzara ubiranyishe. Ugahita ukumbura ifiriti. Ati mu parike mubanze muzanire Karabo ibyo kurya, atari ko amakuru tushaka urayaduhaye. Niba ari ibyo kurya babikuzanira urya ariko uraduha amakuru. Amaye nk'ahubwo babimbwira nkumva akoba kamanukiye mu ntuza mu nda mu mara. Ariko nyine bankoresheje state baramfashe nyine bamfatira ku Kagugu mu masaha ya 4 z'amanywa. 4 z'amanywa. Babarangira nyine bankoresheje statement. Ase bagusanga yaje ari imodoka imeze ute nyine we mbwira nk'ishusho y'ahantu wari uri kugira ngo ubone abantu iguteyeho. Reba nari ndi hano ku muvandimwe ndumva ntareka kuhavuga. Reba hano ku Nyenyeri Bar. Hano Kagugu kuri uyu muhanda ujye Tegisirwa. Ubwo ndanabamamarije bazagure Faraburene. Simbizi niba ari Raburene ahubwo wakorera manager witwa Big Man. Ninde niwe bamwita Raburene. Ese burana ni Raburene? Bamwita Rora. Rora ndaramusuhuje. Nabonye afite sheni ye nawe ari marazamura. Official acishayo bimwe mu bijyanye by'imipira. Muraziranye nakumvise. Njya ngenda rwose akansengerera n'inshuti yanjye. Banamfata rero Big Man nimbara nabibonye sinzi nimbara bibonye. Hako bamfatiye hanze nyine ntangiye gufata telefone ngiye gushyira ku gutwi baracakiye. Ati buretse gatoya. Twakumenye twagufashe. Wacakiwe n'umuntu wigendera? Uye. Nacakiwe n'abafande. Bambaye bari bambaye civil. Aho ni inzego zacu zibera kanda. Bakora operasiyo n'abantu ngo birinde bave mu byaha. Yego. Kuko buriya iyo u Rwanda hari ikintu bashaka gukora nk'iperereza. Iperereza banakoresha n'umwana wabyaye. Yego. Ako kantu urakumva? Nuvuga ngo icyo nshaka kuvuga ni iki? Reka ngiye nivugeho. Bashaka kugira ngo bamenye Karabo. Bashobora kuba banakoresha umwana wanjye. Yego. Bakuyo bamfate. Bivuze ngo nta wacika inzego z'u Rwanda zamushatse. Ngo hari umwe mu bantu mu nzego z'ubuyobozi bwacu wigeze kubazwa ati se u Rwanda rufite abasirikare bangahe? Nguzi ikintu yabashubije. Kwarababwiye ngo abanyarwanda bose n'abasirikare. Ni nako bimeze. Kuko uburyo bakoze operasiyo nge narabibonye mbona bibaye nkaho wenda babikabirije. Kuko urumva hari imodoka ebyiri. Noneho ariko nkimara gutekereza neza ntekereza ku cyegeranyo nigeze kumva umunyamakuru avuga ko u Rwanda ruza mu bihugu nka 4 bikungahaye ku mutekano muri Afurika. Nka 4 bya mbere mu bihugu bifite umutekano. Rero nahise mbikoma agatima ndavuga nti nako u Rwanda ruza mu bihugu bya mbere nka 4 mu butasi. Urumva rero bo ntago mu Rwanda bagira icyo bita kaha. Ntago bashobora kuza guperereza baje nyine baza gakeya ngo nuko wenda ngo wakubise umuntu. Yego. Karinganiye. Uya baza nyine baje. Yego. Ubwo imbaraga bafatisha umuntu runaka wakoze amajabu ya danje niyo bashobora gukora. Nazo bafatisha wakoze ya indi yita karintoya. Karintoya niyo mpamvu mbwira abantu ngo birinde ibyaha. Birinde ibyaha. Hari umuntu kwe dufunganywe hano kuri station ya Rwezamenyo. Yego. Ngo baramufatiye kuko yakubise umwana akarengera. Uri kumva? Yego. Bivuze ngo rero abantu bagerageze kwirinda cyane, bagerageze kwirinda ibyaha. Ibintu by'amaviyore byo byakomeye. Viyore inshuti zanjye abantu mwajyaga mubona utwana abana batarageza igihe bari under age
munsi y'imyaka 18 Yeah. mugatangira kurabya indimi ni akazi kanyu. Imyaka bazabakatira ni mike, ni 27 oya mike ya nyuma ni 15. ubwo baba bagiye hot cool mu rukiko rw'ikirenga ngire ngo niba ko bararwita. yego Rero abantu bagerageze kwirinda rwose ikintu bita inuza viole, abantu bayirinde. birinde ibyaha byose. Ikindi kintu nabwira abantu kwirinda, abagabo barara barwana mu ngo. Ubu ngubu umugabo uhoza umugore ku nkeke, sha sinzi ko uyu mwaka natisubiraho, sinzi ko uyu muntu ubikora ntabwo azawurangiza atagiye Madrid. Kandi imyaka bakatira ntekeza ko ibiri hejuru y'itatu, guhoza umugore ku nkeke. yego abantu birinda icyo kintu. umubwira ngo hindukira utahashye ufite umufuke wa nuza wa muriture, urumva yego wenda uwo mugore wawe ni n'umurokore, nta gatenge aheruka, nta gatenge ntaki, ngo urashaka kugira gute ngo kuyimatatura uyimatatura ute utahashye. yego urumva ariko nanone n'abagore bashobora kuraza ku nkeke abagabo. muri Imageragere hari gereza z'abagore. yego abagore ndagira ngo mbibutse iki kintu, abagore yego bakina n'amategeko. aka kantu mbabarire, aka kantu niba simbizi, abagore nabo bashobora kuba bakina n'amategeko bibwira ko itegeko ritabareba. yego Imageragere hari gereza y'abagore cyane. ibintu byo kwirirwa ubwira umugabo ngo ngewe ngo nzagucunga ngo usinziriye ngo ubwo busa bwawe mbuhungureho ngo mbujugunye, ayiwe uzabuhunguraho nawe bakujyana Imageragere. yego uri kumva ibintu by'abagore bavuga bati twebwe cyangwa nzataha sinzire mumeneho amazi, ati mumeneho amazi, ayiwe ayinya. cyangwa se uti umugabo ndajya muhengera agiye, nanjye mite njya kwa runaka ankorere gahunda nka ya yindi jitafu numvaga ngo yakoreraga abaki ngo wari uvuye kugura ifu aragitosa simbizi. urumva yego ubwo ni ukuvuga ngo abagore namwe mwirinde, n'abakobwa. iyo gereza irimo abagore irimo abakobwa, kandi noneho harimo ingeri zose, harimo ibyuki, warababonaga harimo ibyuki n'abandi basanzwe. kandi noneho ukarabya indimi, ndabya indimi zariya muri gereza umutsi wakweguka ngo iki hakuzi ko kabaka rero nawe banze ibintu utabizi. hariya muri gereza nta muntu umutsi weguka. Nese waba weguka wamaze urwuriho? ubu wowe uri mu byo bita wenda urimo uravuga uti ngiye kujurira gutya na gutya ndebe ko nataha, cyangwa se hari uwo bakatiye imyaka ingahe 5. ubwo se uwo muntu utekereza ko rwose uwo mutsi waba. ariko ngo hakabamo ngo abamize icyitwa itegeko ngo bakwigira urubanza. barimo rwose, barimo cyane. bya bindi ngo isi irigisha. hariya se wagira ngo hafungirwa abantu bize amategeko, nako hafungirwa abantu bakajya kwigira amategeko muri gereza. hari n'abafungwa baba bazi amategeko. nyine icyo ndacyo, ariko ngo hari uwo usangamo ngo n'ishuri atararigezemo, ngarika akakwigira urubanza bakakubwira ati nutsindwa nzamenyaho. oya ibyo banabyirinde. oya umuntu kwigisha urubanza atarize amategeko hariya muri gereza mujye mubirinda. bashobora kubashuka. uzinjya banyigishaga yego ngo iki umuntu yarazagahita ambwira ati Karabo amakuru yawe nayamenye, nakumvishe kuri Kiss FM, nakumvishe hehe. Karabo umva nkubwire, ngwino hano, ngwino twicarane ngiye nkwigira urubanza. ngewe hari nuwo nabyangiye erega randakarirangira ngo agiye kunkubita. nguye uranga kuza ngo nkwigira urubanza, ahita abwira undi muntu, ahita aza we aramubwira ngo rata ngo nge nyibwirira. yicarana ahagarana n'uwo muntu arakomeza kuryongora amubeshya. urubanza sende urwigisha undi. we vuga ibyo ukuri, ugaragaza ukuri uko kuri. yego niba ufungwe umaremo ibihano, niba utaha utahe. nta muntu wigisha undi urubanza, kwigisha undi urubanza ahubwo urimo uramusunikira mu zindi ntambwe 18 zo kuba wakongera ibyaha mu bindi. urubanza se rwigute ko urukiko rukurekura kubera ukuri kwawe watanze. yego ariko ravuze ngo ntekeguka ko harabo numvise ngo bashobora kuba basigaye bakubitwa kubera umutsi weguka.
oya nta muntu ukubitwa imageragere oya ngo hari uwo ngo imfungwa zari zishe ntago zari zimwishe hariya haba hari umutekano mwinshi ahubwo wose bwo nindi ubwo nindi ko jihadi ngo yagerageje kuba ngo ibiki nagira ngo uze kunyibwira ibyo bintu abantu nabonye bakora inkuru marabitsi ngo jihadi yageze muri gereza agashaka umwana w'umusore ariko ngo ibyamubayeho nawe regara aho numvise ubikomozaho ngo afungiye mu kato oya bo ibyo byo ntago nshaka kongera kubyinjiramo yego kuko cyagiye nkimara kuva muri gereza nari nkifite n'akantu ko kuba mpuzagurika aribwo nkiza nishimye cyane mudu yandenze mvuga byinshi mvuga n'ibyo ntari nkwiye kuba navuga uraharabika ntabwo jewe njya mparabika ibyo navuze niko biri ahubwo mbonereho gusaba imbabazi yarakubiswe se ko mbonereho gusaba imbabazi ababyumvise bakabyumva nabi ariko jewe nkimara kuza urumva jewe nari mfite umunezero bambaza se imageragere uhabonye ute ese runaka uramuvugaho iki wamubonye gute nkavuga ibyo navugaga ibyo nabonye nibyo numvise ibyo wavuze nibyo koko urumva ubwo rero ibyo bya jihadi rwose mwana wa mama tubyihorere bamukatiye 3 wishaka kugira ngo mufatikanye n'igifungo yibereyeho gusa ikintu namenye ni kimwe nabwiraho abantu kandi ndabizi ko abantu bakuri iki kiganiro ari benshi yego ariko ntabwo ari jihadi ngiye kubivugiraho yego iyo muri gereza wagiyeyo baragukatiye nk'imyaka 2 ukaba wagira gutya ugakora ikindi cyaha kiri dangerous cyangwa se kibi cyane ribi biri hafi aho hafi ya gereza yego ifite ibiro hafi ya mageragere ko nisubira cyaha ubwo ribo bahita bayihamagaza ikaza aho ngaho imageragere muri ya myaka 2 niba ikintu ukoze gifite igihano cy'umwaka bahita bawongeraho wasanga rero bamwe muri abo yego bari barabakatiye wenda imyaka mike bagera muri gereza bakigira indiscipline bakabongera akandi kaka cyangwa uwundi mwaka yego asikara mbwira ukigera muri gereza babamanura muraburanye baberekeje imageragere yendagira ngo ni nayo mpamvu nagutumiye nkabareka nkusure nakubwo ngubwo nubwo ariko turaza no gusoma ijambo ry'Imana uze kumpa umwanya sugira ngo ushaka ni warihera hangaha turihereho se reka turihereho yego ko buriya iyi Mana niyo yankuye imageragere kandi agira ngo mbwira abantu murimo murandeba mwiringira Imana iriho Imana iriho kandi irakora ushobora guca mu buzima bukakuzunguza bukagukubita epfo bukagukubita ruguru n'Imana ikakwihorera buriya hari igihe Imana ibanza kukwihorera kugira ngo irebe urukundo uyikunda ukuntu rungana ni nk'uko natwe yabyemeye tukava hariya irweza amenyo muri hariya muri kasho ikabishima ko tugera imageragere ukabanza ukajya kwiga gusa simvuye ku ishuri njye mvuye muri kaminuza y'ibigeragezo kaminuza y'ibigeragezo muri kaminuza y'ibigeragezo ndagira ngo mbanze nisegure ku bantu nimumbona nakoze isambusa nitwariye imodoka yanjye ndabiyamye rwose nazagira umuntu uvuga ngo karabo ako kwiyama ubwo sinkoze kosa ubwo ndabahuguye nazagira umuntu rwose uvuga ngo karabo ngiyo modoka ugenzemo ngo ni nkanjye wagakwiye kuyigendamo oya muzandeke nigendere mu modoka yanjye ntuje nazagira umuntu unyifuriza ibyanjye ngo yumve ko ari we wabijyamo iyi sinzu yanjye se ubu si bigeragezo nacemo hari umuntu waba urimo adukurikiye ngo avuge ngo ngiriya nzu ngo karabo yicemo ngo ngiyaba ngo ari njye uyifite muyindekere nyibemo kuko nariharaniye yego sibyo Imana arayimpaye uvuye no kongera indi risasi mvuye kongera indi lisansi ariko noneho yo niyo gutunga imodoka zirenze ziraza zimushuti wanjye Bruce Melody yego reka tubanze dusome ijambo ry'Imana turaza no kugaruka ku mushuti wa Bruce Melody Mike yego mbonereho no gushimira 155 AM ko ariho na ntuza yabaga uriya Mike na Bruce Melody ntago najyaga nkunda kumuvuga neza ariko Mike yaranyakiriye hariya aho nari mfungiye rweza amenyo ni wampaga amata ni wampaga ibiryo banza uvuga ijambo ry'Imana ubundi duhite tuza tunasabira umugisha Mike niwe ngiye kuvangamo ya ndirimbo toka satani ngiye kwivanga mujye gusoma ijambo ry'Imana bashaka Bibiliya ikibazo numva ngiye gukora amakosa ko nawe wavugisha umuntu byinshi kuntu ba wikiriza
umva iri jambo ry'Imana turarisanga muri Daniyeli ibice byaho 13 umurongo ibice byaho uze kwegukura isomo abantu rwose bareba ibice byaho bitatu bibiri uhereye ku murongo waho wa 13. yego oya jewe amaso yanjye abantu baze kwihanganira ni kwabona niyegereza ibantuke ko buri muntu abaho ku giti cye kandi akabaho mu bwisanzure bwe. Titiri iravuga ngo Saduraka na Meshaki na Abednego banga kubararira igishushanyo. Reka dusomeho gatoya ngo nuko Nebukadinezari ararakara. Yari umwami w'igihugu cya Babuloni. Nuko Nebukadinezari ararakara cyane ategeka ko bamuzanira Saduraka na Meshaki na Abednego, nuko babashyira umwami. Yego. Abednego urahabuze nukuvuga ngo ndimo ndahareba hano ndashaka kugira ngo msobanurire abantu ntunamyemo kugira ngo naza kubarambira. Nukuvuga ngo uyu nguyu Saduraka na Meshaki na Abednego yego n'abantu bubashye Imana mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Yego. Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe. Amina. Uyu Nebukadinezari ariko uretse afite amavuta. Ndayafite amavuta. Reka mvuga Imana inkuyimagerage. Yego vuga Imana. Uyu Nebukadinezari na Saduraka Nebukadinezari ngo yari umwami w'igihugu cya Babuloni aza kugira gutya. Yego. Abaza igishushanyo cy'izahabu. Ngo arangije ngo agishyira mu kibaya cyitwaga Dura. Ngo ahita ashyiraho itegeko aravuga ati muri iki gihugu cyose iki gihugu cyanjye cyose negetse yuko abantu bose nibumva amabubura amasambuka imyirongi isambuka n'ibiki byose bivuga baza kwikubita hasi bakubarira igishushanyo cy'izahabu nashyize mu kibaya cya Dura. Yego. Ubwo icyo gishushanyo yarakigeranyije n'iki n'Imana. Kandi mu by'ukuri Imana yacu nyir'ijuru yaremye ijuru n'isi ntigikunda kubangikamo izindi mana. Nebukadinezari igishushanyo arakibaza agishyiramo hariya ngo arangije ngo ahita ngo abwira abantu ati nimwumva ibyo byose bivuze by'amasambuka n'ibiki muhite mubarara mwese. Yego. Ngo ahita abantu nyine abakozi b'umwami bagenda basansibiriza ubwo butumwa bw'umwami. None ngo igihe kiragera amasambuka n'amabubura n'ibiki byose biravuga mu gihugu hose. Yego. Bibiliya itubwire yuko hasigaye abagabo batatu. Aribo bande? Saduraka, yego, Meshaki na Abednego. Yego. Ariko urumva ibyo bintu mu gihugu cyose Saduraka na Meshaki na Abednego nibo basigaye. Abandi bose barubaraye aho bari bageze hose bahita baryama. Abaryama mu mase aho baryamaga simasi. Yego. Ngo bamajije kuryama ubwo wenda hariho abagenda bacunga umutekano w'iby'umwami yavuze ko wubahirijwe. Ngo bagiye kubona babona abagabo batatu bo baragaze. Inkuru iragenda igera ibwami. Yego. Bati muzi ibyabaye. Ngo ariko ngo mbere yuko inkuru igera ibwami ngo barabanje babwira abo basadurake bati ibintu mukoze murabizi. Uzi ko uyu mwami yo yatanze itegeko. Yego. Ntihagire umuntu uryubahiriza. Ashobora guhura n'ibibazo biteye ubwoba. Yego. Ngo basaduraka baricecekera. Ngo baramubwira ati se ubu murumva barababwira bati murumva ibintu mukoze ari byo. Noneho ngo baragenda babibwira umwami ngo hahise hajyayo abantu birukanka bajya ibwami. Ngo babwira umwami ngo umwami ngo rwose ngo urabizi ko watubwiye ngo nitwumva amasambuka n'amabubura n'imyirongi bivuga ngo twubarara hasi tukubarira Imana yawe. None siko watubwiye? Umwami ati yego rwose niko nababwiye nta kibazo kabisa. Umwami ati rero bati hari abagabo batatu banze kubahiriza ibyo wavuze. Ngo umwami azabiranwa n'uburakari avuga ati mugende mubanzanira abo bashenzi. Mubanzanira hanga ubwo nongeyemo akantu k'abashenzi. Mani babare ko ijambo ry'Imana avuga ngo ntazagire wongera cyangwa ngagabanye. Ngo baragenda barabazana. Ngo bakimara kubazana ngo Nebukadinezari abareba mu maso arababwira ngo ibi mwakoze nimwe mwabyitumye. Yego. Ubwo ntabwo yumvaga icyo kintu ariko urumva mu gihugu cyose kirimo wenda nka miliyoni 100 abantu batatu. Yego. Uri kumva? Noneho ngo Saduraka
ngo na Bedenego ngo na Meshake ngo bahita bamubwira ati nitwe twabyitumye mwami. Ngo umwami arabaza ati se ibi bintu mwakoze ni iyihe mana iri bubakize amaboko yanjye? Urumva ahantu yarageze yarashatse yarashotoye Imana ku mugaragaro. Ubundi iyi Imana kari njye usigaye wakagize. Yarababwiye ati ibi bintu mukoze ni iyihe mana iri bubakize amaboko yanjye? Yego. Kandi atazi yabakuye aho ngaho mu mamiliyoni bagasigara bahagaze. Yego. Imana yari yabafashije ikabuha uwo mutima urakuzigize neza Imana igumugisha. Imana yabahaye izo mbaraga zo guhagarara yari no kubarinda amaboko ya Farawo. Yego. Ngo Farawo arabwira ati se nihe Mana ibakiza amaboko yanjye? Ngo bagabo barahagarara baramubwira ati mwami Imana yacu twiringiye irabasha kudukiza ariko naho itadukiza. Urumva akantu bongeyeho ariko naho itadukiza nta kizatuma twiringira ibigirwamana. Oya ibigirwamana. Noneho ngo Nebukadinezari ngararakara ngahita abwira abantu bari ku itanura ry'umuriro ngabwira ati iri tanura ubundi iyo twajyaga gushyiramo umuntu ubundi iryo tanura nako iyo ryabaga ririmo kwaka bisanzwe ryakaga nyine bisanzwe. Ngo arangije abwira ati aba bagabo nshingiye ukuntu bansuzuguye bakankorogoshora iri tanura mu mbabarire mwongeremo indi myase mushyiremo na essence hari ubwo wenda yashyize abwira ati mushyiremo n'ibintu byose bituma umuriro ugurumana wake urusha uko wakaga inshuro 7. Bivuze ngo bashyiremo ibiti byumye cyane kuko mu itanura akenshi bashyiramo ibiti hari nibwo bavumbikamo ibitumye kugira ngo bimwe byumye bibifatishe. Yego. Ngarangije abwira ati mufatire itanura mu ryatse muri doubling ryake uko rirusha uko ryakaga inshuro 7. Mushyiremo imyasi. Abagabo rwose baragenda baratsa bakubitamo ibyo bashyiramo umuriro uragurumana bya danje. Ngo barangije bahita bakura abasaduraka bati Mose shawe bura wenda bagendaga babwira ibintu bikomeye. Yego. Ibintu mukoze murabizi mwebwe. Barangije ngo bahita bafata abasaduraka na Meshake mu itanura ry'umuriro. Ngo bageze mu muriro ngo bumva ahantu bari niho heza ahubwo kurushaho bari. Imana handi bageze niho heza. Buri Imana yabakiriyemo climatiseur. Yego. Ngo batangira kwitemberera. Basanga harimo ubukonje. Ngo batangira kwitemberera mu muriro. Yego. Urumva igitangaza? Ngo barimo kugenda mu muriro. Yego. Ngo Imana ibona kwizera bafite ihito yoherezamo marayika wa 4. Buriya nawe ndakubwira wowe uri mu kigeragezo ntabwo uri wenyine. Yego hari Imana ikuri Imana yohereje marayika urimo urazengurukana nawe muri icyo kigeragezo. Yego. Ngo bazengurukamo ngo Nebukadinezari ahita yegera ryatanura akajya areba abantu umuriro uragurumana ariko akabona abantu barimo baratembera bameze nk'abari mu kibuga cy'umupira. Yego. Baza abantu baravuga ati ariko muze hano mu ndebe ibi bintu nibi uyu muriro abasi b'abantu barimo baragendagendamo bati yego ati se ko ndeba harimo n'uwundi muntu kandi twajugunyemo 3 akaba ari mu wa 4 uyavuye ngo umwami arangije yegera ryatanura ngaravuga ngo yemwe basaduraka mwe ngo Imana mwakoreye yabarinze ngo nimuze. Ngo basaduraka ngo basohoka muri ryatanura ry'umuriro ngo nta n'umwotsi ubanuka ku mutwe nta nagasatsi nta n'umuriro utwitsa agasatsi na kamwe ku mutwe. Urumva bivuze ngo Imana ibasha kukurindira na hahandi abantu babona yuko birangiye. Yego nawe hahandi utabikekaga. Impamvu mvuze iri jambo abantu ntibaze kuyumva kubyumva nabi. Iyo uri mu kigeragezo ntutakaze kwizera ntutakarize Imana icyizere ikurindira na hahandi abantu babona yuko ugiye gupfira. Yego nawe hahandi utabikekaga. Yego mu yandi magambo iyi Imana ibasha kukurindira mu busabusa kandi noneho yamara kukurinda cya kigerageza ikakigusohoramo neza ugatangira gushima Imana. Ubwo rero namwe bantu mudukurikiye mwiringira Imana. Imana iriho kandi irakureba ntago yakuretse izagukorera ibitangaza nukomeza kwiringira. Ikibi nuko tuvanga buriya ndi mageragere ariko mbere ndi hariya rweza amenyo nari pasiteri bari barantoreye kuba pasiteri. Bahise ukaba nibo banamenyese be barambwira batamafuta ufite ntago arayo ko twe wicara tukakubwiriza ahubwo ngwino ujye utubwiriza. Hihanya abantu benshi. Uza abantu bagiye kwihanira kuri televiziyo. Ndaza kubaha nimero ndabaturisha ahubwo nibagi baze kumamagara. Yego. Bivuze ngo rero iyi Imana yacu ibasha kutugira neza kabaka. Yego. Teza amatwi. Ikintu cyambere nakubwira nawe ijambo ry'Imana nakubwira gihumuri. Imana yagiriye neza babandi uzi ikabateza intambwe bakagusiga. Suko Imana yakuretse nta nubwo yakwibagiwe ahubwo buri muntu agira isaha ye n'igihe cye. Kandi rero
iyo umuntu ari mu kigeragezo cyangwa se iyo umuntu isaha itaragera benshi bamufataho ijambo. Hari benshi bagira ngo ni ikigoryi. Ubu nk'ubu hari abantu babona nteza akamoto bakibwira ko Karabo ndi ikigoryi kubera ko ntafite imodoka nanjye nk'umusitari runaka. Uzi ko hari n'abantu bafite amamodoka ngewe ndusha izina. Yego agize akazina vuba ahise akabyaza umusaruro agize imodoka. Ariko jewe hari umuhanzi witwa Eric Cyamika ndanamusuhuje cyane. Hari indirimbo njya gucuranga hano mu rugo ivuga ngo gutinda kw'amasezerano ngo ni kukurama kwawe. Imana idutindije izadutegera. Kandi Imana igutegeye imodoka y'Imana ntabwo igenda nka zino zashira umuteto. Oya imodoka y'Imana inamyaduka iyo binabaye ngombwa igendera mu kirere. Hari n'akandi kavuga ngo amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa ujye usenga ugire kwizera. Oya ntabwo azahera azaza. Haleluya. Iyi Mana rero nayibonye nanjye nkura muri gereza. Hari abantu ngo bari baserebuye ngo barishima ngo batangira kurya, barara mu tubari, ngo baraye mu tubari ngo baserebura ngo Karabo yagiye, ngo burusheti bongeraho ngaho mwese uba handi ni he? Aha ni ubu ni imageragere. Ahubwo bugewe ndagira ngo nsabe kiriku akiri ya ndirimbo tuzayisubiranemo. Aha ni ngo baraserebuye ngo bamwe barara barongorana n'abagore babo ngo bari baretse, abandi ngo bigurira inda, abandi ngo barara mu marogi, ibintu ngo byakomeye, abandi ngo banywa inzoga barenze igipimo, banza ko hari nabo bandikiye, abandi babafatira babashyira muri traffic barabafunga kuko ngo barengeje igipimo, abandi bibagirwa kujya mu kazi, ngo bibagirwa kujya mu kazi, ngo baraserebura ngo Karabo ngo yagiye ngo gema. Aha ni he mwoka kizwa mwiyebo we. Aha ni umva uzi ibintu bavugaga. Yego. Noneho bavugaga ibintu biteye ubwoba. Ariko rero akamabwira abantu bareka umuntu. Ngo Karabo ni ishyari. Umva ibintu noneho ngo bavugaga. Ngo bari barimo kuvuga. Hari n'umuntu twahuye arabimbaza. Yego. Kara ngo none senga amakuru twamenye ngo wari ufunzwe ngo watutse ngo perezida wa Republika ngo nyakubahwa perezida wa Republika Paul Kagame ngo waramututse koko. Ndavuga se ibyo bintu ko nta nabirota ninde wabikubeshye. Abandi nyine ukabaraho ngo Karabo ngo yashaka ngo guhirika ngo ubuyobozi bw'u Rwanda. Kandi ubujeho ariko abantu bagiye banatekereza neza. Hari abantu rero nabo wagira ngo mind yabo iri input, badatekereza, bavuga badatekereza, ba input mind. Utaza kugira ngo hari ubundi tuvuzemo. Hariho nabonye bibasiye uriya n'inshuti yanjye we. Nabonye hari uwigeze kubyitirira Pastor Claude, ariko Pastor Claude ni inshuti yanjye. Mbonero no kumusuhuza cyane, yakoze ibiganiro byiza. Ariko abantu baserebuye mwese ku izina ry'Imana nkorera mukorwe n'isoni ku mugaragaro. Ahubwo bamware izina ry'inkiko zacu Uwiteka rizamure cyane, kuko inkiko zacu zakoze ibyo zigomba gukora kandi zikora neza. Yego. Abayobozi bacu bagize neza kuba bataragize gutya nabo ngo batubere nk'aba bayobozi tujya twumva mu bihugu bidukikije bavuga badatekereje. Abayobozi bacu ni abanyabwenge, ntabwo bo bapfa guhubuka. Niyo mpamvu ngira ngo mbwire n'abantu bavuga ngo kuki mwarekuwe ngo iyo babashyiramo ngo nkundi mwaka. Ayiwe aba bayobozi bacu bazi ubwenge. Yego. Utekereza tubyihorere. Yego, ibyo tubivemo. Nyigereza wari utangiye isengesho uvuga ati reka shimire Mike uwahoze ari manager wa Bruce Melody cyangwa se ari umujyanama we, uyu munsi wa none ufunzwe, ariko ngo numwe mu bakugiriye neza ukigera ahitwa Madrid. Mike yangiriye neza cyane. Mike namusanzeyo. Imini yansanzeyo. Mike yansanzeyo asanga ni pasiteri, asanga ndakomeye. Wahise ubona pasiteri muri gereza? Oya Mike ntago yansanze. Mike amanutse vuba imageragere kuri 30 jours. We yansanze hari Rwezamenyo. Yego. Araza urumva yari yaranakoze subscribe kuri channel yanjye yitwa Umurishyo TV icaho indirimbo zanjye. Ahita ambwira ati yo ati mpuye n'umufana wanjye. Je ntago nenzi ko umuntu nka manager wa Bruce Melody nawe yaba umufana wanjye. Agufana. Izina ry'Imana nawe yarabivuze. Mike rwose iki kiganiro nukireba warafunguye warantunguye kandi ndagukunda. Yego.
n'umuryango wawe Imana izajya ikomeza ibahe impagarike n'ubugingo Yego. ndetse na Bruce Melody kuko umugira inama ubwo nanjye nahise mba uwo mu muryango wanyu narabakunze cyane yego ubwo rero Mike arahansanga mbonye arishima ariko ameze nk'uwagize turoma iyo umuntu wese agifungwa abenshi keretse ibihabwa keretse abantu batakaje umutima w'abantu w'ubumuntu abenshi iyo umuntu akimara gufungwa ahita ata ubwenge yego njye haragaye kagezemo ndapfa nkimara gufungwa ndi hariya kuri Rwezamenyo uhagaze oya akantu akahe kagezemo mera nk'upfuye neza nzuka hashize nk'umunota umwe yego ariko napfuye ndeba uhagaze oya wintuka ariko wa muntu we ko naguhaye ikiganiro ko naje hano nitonze none ubwo ukansanga mu rugo nkakwakira niba ari uko ntaraguha fanta wenda ko turi buze kubireba niba warapfuye ureba ubwo se napfuye mpagaze kandi ari wowe uri kubyivugira ntabwo babishyira Yesu we kabaka ngututse kara ngo wapfuye ureba ibaze umuntu abantu bwa mbere byabayeho njye napfuye ndeba ndabibona ko mpfuye kuko nari ntegereje ngo numve yego urumva njye nari ntegereje gutana nkiri muri RIB numva ngo banjyanye muri pariki amakuru nkiyamenya rero navuyeyo ndicara mera nkaho mpfuye numva neza ingingo zanjye zibaye nk'izibanye ubwenge buragenda icyuya kiraza nyuma nza kugarura ubwenge nyuma ndabyuka meze nk'igishushushungwe umva ariko abantu nyine babibona bakabona ko nataye ubwenge yego umuntu agahita aza akambwira ati humura aba bantu baba bafunze baba bafite n'urukundo yego bagahita bampumuriza ati humura kandi baba bagerageza gukasoringa umuntu ko ngiye byari n'ubwa mbere mfunzwe yego sinigeze nahamagazwa no mu isibo umva kumva ikintu nk'icyo cyo gufungwa kikwituyeho hari n'umuntu ushobora kuba agira umutima woroshye akahita nagagara njye bafunze bankoye mu kabari twatinze ubwo bagufungiye muri za gitisi yego yewe ahubwo wowe wafunzwe nabi ufungwa rero uvuye mu kabari aho hantu nanone uba ukoze badusanze ahantu twicaye urumva twagiye ahantu twebwe turicara twe twagiye mu kazi kumwe nyine muheza mu kabati n'ubundi niho twari kurara ariko basanga tutagiye muri shambure tukiyicariye turi kwiganira mwari no kurarayo ubwo mwari muri kumwe n'amadeni ubwo nibyo warara aho ngaho inzoga ubundi zijyana n'ibyo ngibyo buriya nta musinzi uburana n'inkumi ese njye ndi umusinzi wowe ntabwo mvuze ko uri umusinzi ariko ubwo se gira ngo jyewe iyo umuntu anteye rugondo ihene yancika gutyo gusa ubwo hari ahantu mba nkwishyuriye ariko ndagarutse nta kibazo ariko ntabwo uri umusinzi kuko sindakubona ufite icupa ubona ufite mikorofone yego twikomereze yibwirira ukigera muri gereza za Mageragere byakugerekeye bite ibya Mike ariko rero ntabwo nawe uri kuvuga nkubwire ntuzawe kabaka uracyari mutoya ukibagirwe nk'abasaza hari n'abasaza basigaye bibuka cyane ubwo rero Mike yaraje ndamwakira agusanze Rwezamenyo anekereza uko byagenze ndamubwira nti pole sana ariko uko abimbwira nkabona arimo aratumiza amata ngo yararwaye igifu kandi wowe ubwirita agatumiza amata ariko anyiyegereza ngo tuganire nkavuga nti rero ku mutima bavuga nti rero wagira ngo ni cya gikona Imana inzaniye cyazaniye Eliya inyama n'imitsima ureko simwisi igikona ubwo nyine turagerageza kubisanisha n'ibyo Bibiliya noneho uko nganiriza mbwira ngo mbe nicaye ngo ku mutima nkavuga ni humura ntago ndi buhaguruke ubwo ndahaguruka njya hehe hari akazi ngiyemo abaranganirije ukaganiriza nkubwa ariko kanyota hano hantu icyokere ni cyinshi ahita ambwira ati tube tunywa amata ariko ati se amata arakumara icyaka ni ntari bireze ko yatumije inyange yuzika yari afite amakarita abiri yaryamyeho iy'inyange wowe no kubona amazi urumva yego umva nkamuganiriza cyane hashira umwanya nkubwira ariko hano hantu kubera rero banze nuko inyubako atari ndende cyane hari icyaka yego ati se dukora iki ntibumpaye amata aho ngaho ati se arabivura ntintari umwe dupaki tungaye ahubwo ugize neza niba ayo mata bivura ati bunywa nibashire niba atari ibanga wowe tungaye ahubwo se yose kari nkaho nayo munywanye ubu yagize agahinja ari uko ntaki hari uko mvuye hariya ngiye Mageragere kuko ngi Mageragere namusizeyo mba ngiye abampaye amata aranganiriza ambwira ibintu byinshi cyane ndamukomeza yego nyuma yaho ngenza kuhava rero ita nkomeza hariya
i Madrid yego imageragere tuba tugezeyo duhura na Jihad ku muryango. Jihad ambonye ngo Goku ngo aha bisubiremo kara yarambonye arambwira ngo Goku ngo nawe uraje se ndaje kubivuga nk'uko yabivuze bigenze nka kumweko nuko nguko yabivuze wese uragera ko ntari Jihad uragera kuko abantu bakeke ko ndiwe wanamwigana ariko ntacyo bitwaye ngo yego ko ahubwo wowe bivuze nkawe neza neza urumva Jihad rero ni inshuti yanjye rwose twarahageze aradupepera ntabwo bamwemereye yuko tuvugana ngira ngo yaravuye kuhura n'umwavoka we yambaye impuzankano rwose y'iroza duhurira ku muryango natwe duhita tujya aho bari bagiye kutwakirira nyine kugira ngo tubanze dutuze batubarure baranabakira badushakire n'amafishe kandi abakwakira se ubwo bakwakire bakwakiriza ikigori ikigori se ko bakirya mu byiciro wagira ngo upfa kukibona uko wiboneye ni muri ribu se kibona gute ikigori kibona ku saa 4 z'amanywa ukongera ubwo ni rimwe ni rimwe saa 4 saa 4 zonyine ubwo ukamenya uburyo ubirya ukabije ukanabiryana nijoro gihagije se kiba gihagije nyine kidahagije se hari so waba urimo hariya iparato iparato aba 19,700 se bikarya iki iparato yo kwande ariko sha ubu uri mu rugo se icyo kora ese kara wabyakiriye gute kuba wari uri kwinywera amata uri tarasi wari ubwo transit wagera imageragere ikigori nacyo kukibona ari danje ikigori ntago kukibona ari danje mageragere biba bihari yego biba bihari gihe narahageze ikigori bose bakajya bakingerezaho ku gihe gene nashyizeho n'umuntu uzajya kukimfatira ntabwo ntigende umusitari mu mbabarire batarika ibyo bintu wigira bizashira umusitari araburakora burakora iyo uri umusitari ugira abapampa ariko iyo uri umusitari nyine utarigeze ubyaza umusaruro itaranto yawe ujyayo ahubwo abantu baraho batazwi bakagukoresha kuko nanjye harabona asangagayo bakoreshwaga kandi baravuye hano ari abasitari nabande nabo ntabo mvuze ariko barimo akubusitari ntacyo kakimaze akubusitari karakonta nta numwe gakonta ari uko ubusitari bwawe wabubyaje umusaruro hariya hakora umukire iyo ugeze imageragere uri umukire hano hanze wari umukire n'imageragere uba uri umukire uba ufite abakozi n'ubundi bo mu se we wari ukize none se ubu ngubu ko nambaye iyi kositime ugira ngo yapfa kwigonderwa n'umuntu uwo ari we wese ntabwo ari buri umwe ni ukuvuga ngo ntabwo urumva naratunguwe ariko ntabwo nari ndi umuntu nyine w'agafuka imvugwa rimwe hari n'uwo nagiye ndi mideni naza rwose mboneho no kumusaba imbabazi yamfuriye imyenda dusezerana yuko nzamuha agasukari narakoresheje amana dushe izo dushe nyine hari ukuntu mugira abantu batigitira dushe kuko abantu bari benshi noneho urumva genene namubwiye ni wowe nzaguha isukari aho igura 8 noneho ndamubwira nti nzanaguha n'iyindi ubwo ni namwemereye ibiro 2 by'isukari kunshakira dushe no kumfurira nahavuye ntamwishyuye ko natashye mu buryo nanjye busa nkaho nyine ntari niteguye ntabwo wari gusubira inyuma ntabwo nari gusubira inyuma ariko nawe yaranyibye yamenye yuko ngiye amakuru ye yamenye mbere yuko ngewe nyamenye nsanga isume yanjye yayitwaye n'umupira nari nambaye njyana ku nkiko ahubwo abantu nimabona imageragere bazambwiye ko uwo mupira wawibye karabo yarakifotse yarakajyanye kagapira nambara kara oya ubwo ndamuremeye ubwo oya byahwaniyemo nta kumuremera guhari yaragufuriye aguha na dushe ese uriya mupira ko waguraga 15,000 ibihumbi 10 isume nikenyeraga ko narayiguze ibihumbi 8 urumva ahubwo atarankubitiye mu ivi ariko se kara mbwiza ukuri ubundi ibyo bintu wabikuye bari bagufashe ubifite bari bamfashe ubifite oya kandi jewe ba mama yarabinzaniye n'abandi babinzanira aho narindi rwezamenye yego mbonero no kubwira abantu bavugaga ngo hari abantu bagendaga bahwihwisa amakuru y'ibihuha ngo bakarabonga ahantu bari ngo ntago abayobozi ngo abapolisi ngo bemerera kubasura oya ni ikinyoma ngo mufungiye ngo mwari mufungiye ngo mu ngo hari abantu bavuga ngo bakarabo ngo bari bafungiye ngo ibya politike ariko abantu bazabe je ntago nari mfungiye ibya politike nari mfungiye kuba narakiriye umuntu waje adurumba agatanya ibintu abivugana uri cano wakora ariko je sinafunzwe nk'umunyapolitike abantu bajye banagorora imvugo
urumva yego. ntabwo genda muri politike sinayizi Mm. ikindi nkunda ubuyobozi bwanjye Yego. umuyobozi w'igihugu perezida Paul Kagame mufata nka papa umbyara Yego. sibyo akantu ushaka uze kugashyira imbere Yego. umuyobozi w'igihugu perezida wa repubulika nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame Yego. jyewe Karabo K'Imana mufata nka papa wanjye umbyara mu maraso Yego. sibyo abana be mbafata nk'abavandimwe Abarumuna bawe. Yego. Sibyo cyangwa bakuru banjye Yego. n'abandi nkabafata nka bashiki banjye n'abayobozi bari muri iki gihugu ndabemera nka n'abakunda Yego. rero ndagira ngo mbwire abantu bavuga ko yewe ngo nagumuraga ngo abantu never ever ntibizigera binabaho Yego. ahubwo ni kwa kundi umuntu ajya mu kazi agahuriramo n'ibizazane Yego. kandi umuntu yaciye umugani aravuga ngo ukora ukosa n'ukora Yego. Eh. Utakoze ntiwakosa. utakose ntiwakoza bano Utakoze ntiwakosa. ntiwakosa nanjye ngo ntiwakoza yewe urumva niyo mpamvu rero ngira ngo mbwire n'abantu biha kuvuga amafuti batazi ibintu baba batazi bano benshi baba banavuga ngo bakarabo ngo bakwiye kubafunga bano ahubwo nibo nyangarwanda kuko njyewe nta jambo n'iri na rimwe ryigeze rinturukamo rivuga nabi u Rwanda. Yego. Kara tugera tugara ku musozo hari utubazo nza kugenda nkubaza uza kugenda uhita usubiza. Yego. Ni iki kintu cyakugoye muri gereza? Cyakugoye utunavuze utunkirira imbere ku musaza uze kutunkirira imbere muri introduction mbo ikintu cyangwa nkigera imageragere first of all Yego. nagowe n'urusaku ruhaba barasakuza cyane. Yego. Ikindi baraderanje iyo uri umusitari ujya kwitwa ngo urasinziriye ukumva umuntu araje ngo kara wasinziriye se yo karabo we shakara uburoko ariko banza bwakuriye noneho ngewe hari abantu bazaga bambwira ubusabusa umuntu akabona nangiye kwisinzira bisanzwe ngo karabona noneho uburoko bwamuriye umuntu abona witurije ku manywa ngo uburoko bwakuriye kandi ufite byinshi uhanganye nabyo ahubwo we nta mazu urwariho arimo araza kurimira ahitaka ngo uburoko bwakuriye kuzikuzurizaho babyita kugukoreraho uburoko. Noneho mugewe hari ibintu bakora hariya muri gereza namenye nyuma umuntu araza akakumvisha uburyo ari umuntu wa danje ari umuhanga ari umutekinisiye ari umunyabwenge none akakubeshya ukamutega amatwi kumbi ngo abagukoreraho uburoko kubyo umuntu araza akakubwira ati ngewe bamfunze nkora mu nzego z'ubutabera ati wenda nkora mu nzego wenda za runaka z'igihugu akakubeshya nawe ukamutega amatwi ukajya ubwe se aho hantu gutya akabikubwira umuntu agahita aza umuzi neza akabwira ati reka icyo kigegera iki ngiki kirimo kugukoraho uburoko isi inyana y'imbwa hariya ntiyiba hariya Kimironko sibo bayifata ivuye kwiba ugasanga yararaga mwite bari bamuteze amatwi mbonye umujyanama. Niyo mpamvu rero bano bantu banafungwa abenshi bafunzwe bamaze y'igihe abantu bazajya bafungwa mujye mwitondera abantu bafunzwe bamaze y'igihe baba bafite amayeri na tekinike nyinshi z'uburyo yakurangasa akagukoreraho uburoko akagukuraho iyo sukari akubeshya kuko ntuburi umusabi karitanga yikwereke y'ibyo yakoraga sibyo. Hari umuntu waba warakubangamiye cyangwa se muri gereza waraguteye umugongo kandi waba uzi ko azakwakira neza muri gereza? Nta muntu wigeze mbangamira ko ufata ku mavuta yaranyakiriye niwe nari ngenzi w'umusitari w'inshuti yanjye yaranyakiriye ndanamushimira cyane n'umuryango we ndawushimiye n'abana be n'umudamu we niba afite n'ababyeyi nabo ndabasuhuje cyane abandi uwo tutabashije wenda guhura ngo tuganire cyane nabonaga ahuze cyane ni toxic nabonaga ndeba akagira ubwoba simbizi hari wenda yumvaga ibintu natwe badushinza ibintu twari tugiye turegwa kumva bitebwa cyangwa se akanatinya n'izina nari mfite muri iriya minsi kuko buriya toxic nagezeyo aribagirana nageze imageragere ba toxic baribagirana nta musitari wundi wahise uvugwa ni Karabo uzabaza abantu bazafungurwa fata ku mafuta uzamubaze nageze yabari giye uvugwa gusa sanga wakoze hit ivugwa se koze umufana nawe ufite umufana uteye ubwo bahari imageragere fata ku mafuta yari yanteguriye igitaramo cya Karabutaka mu mbera byombi uzi ibyuma bihari icyuma kirakubita ibyo mu nda bikajegera
bisaba kurya ugahaga. ku mavuta ngo niwe mwemusi. Niwe mwemusa akaba ari nawe coordinator. Ubwo rero yari yantegura igitaramo ngenda ntakigiyemo, ariko Imana ikindi ndega twirya sinshaka no kuzakijyamo mu izina rya Yesu. Ntacyo nshaka, niyo bantumira ngo njyeyo ntagiye gufungwa ntabwo nzajyayo. Niyo bampa ibihumbi, niyo bampa miliyoni, ntabwo nzajyayo. Keretse wenda hari ikosa nguyemo, ariko naryo sindyifuriza. Ariko ubu niyo bampamagara ngo mfe kujyayo gusa bisanzwe, ntabwo najyayo. Ninde muntu wagutunguye muri gereza? Umuntu wanunguye Taruzi kariyo ariko ukamusanga, cyangwa se ninde muntu wasanzeyo ugasanga hari hit afiteyo nawe ubwawe utakeka? irantungura se? Ntawe, nta muntu wigeze ntungura ariya muri gereza. Oya, hari umupasiteri nahasanze baramufunze ngo yarenyereje amafaranga y'insengero, amaturo. Noneho nsanga uwo mupasiteri rero ngo yarahakanaga, ngo bamufunze ahakana. Ariko nge twicana uherera igihe nabivuze no mu kiganiro, yarambwiye ati amafaranga nyakenyereyeho, ati ubu ngubu ndi hafi gutobora igifungo cyanjye ngo njye kuyabyaza umusaruro. Urumva? Ndamutanze se baramuzi? Nge se ndamuzi, bazaza bambaze menye izina rye ko ntamuzi. Banjyana he? Ntayo namenye. Reka wari wifitiye toroma? Toroma se wenda ibi ndabivuga, wenda nibyo nanarutse. Hari imageragere ko ushobora no kurota ibintu ukibwira yuko wabibonye imageragere. Ariko ikindi hari umubwiriza butumwa narinzi nigeze kuzana ku rusengero rw'iwacu, arahabwiriza. Ariko icyo gihe umubwiriza butumwa akaba yarabwirizaga avuga ko yihannye ubujura. Muzana n'iwacu ku rusengero aranahitangisha, banubaka inzu. Bubaka inzu yo kwakiramo abashyitsi. Birangira ejo bundi ngiye musanga imageragere. Ubwo se si bwa bujura n'ubundi. Ababwiriza ndagira ngo mbibwire n'abantu, singiye kumurimira hitaka mbabare na reba iki kiganiro yaraje, niba yarihanye abe yarihanye, ubwo nuko. Ariko hari ababwiriza butumwa bitwikira umwambaro, bahoze ari abajura. Kwitwaza icyuricyo. Oya, bahoze ari abajura basanzwe bakora mu mufuka, mu mujyi, ahantu muri gare, ahantu runaka. Noneho kubera ko amafaranga yimukiye kuri za mobile money no muri za banke, abo bajura bahita bahindura systeme bajya mu nsengero. Abo ngabo rero n'ubundi waraza icyo aciye urwaho mu nsengero bahunikiriye cyangwa se barangaye aragiterura. Kandi mu kuvuga Imana akaba azi kuvuga Imana neza, ariko mu bubeshyi azi n'imirongo uburyo ayimanuka ayizamuka. Ari umusikama, ari igisambo cya rutura. Niyo mpamvu abantu bitondere, abantu bari bo bose bafite Bibiliya bajye bagenzura imbuto zabo, kuko umuntu ashobora kwitwaza Imana agakora amafuti, kandi buri umuntu witwaje Imana akaza akagushuka, biragoye ko uwo muntu wapfa kumucika. Niyo mpamvu rero na leta buriya tunayishimire cyane, yarebye ibirimo birabera mu nsengero ikabona ko ubujura bukomeje ubusambanyi bumaje kugwira, basambanyiriza abagore b'abandi. Ni ikibazo kuba wabwira umudamu wawe ngo ajye ku rusengero bakaza kumujyana mu kumba kwibanga ngo naka ko kuderevuriramo ari wenyine n'umugabo, umugabo akaderevura akagera no ku myanya y'ibanga. Ni ikibazo. Umuryango wawe wakwakiriye gute ukimenya? Mama n'abandi barishimye, banyakira neza, gusa mama we mu byo namenye ngo yari yarababaye cyane arira. Hari n'umuntu waje ejo bundi nkina ku mubyimba, ngo nabonye mama wawe ngo ejo bundi ngari ku rubuga ngari mararira, ngo sha ngo siwe wakabona ngo iyo bakushyirayo ngo ukamara yagahe ngo nk'umwaka ngo ukuntu wigeze gutuka Sabe ngo w'Isimbi TV. Ubwo rero ndagira ngo abo bantu mbahugure, mbabwire ko niyo umuntu yagukorera ikosa ntago wagakwiye kumwifuriza nawe ikosa. Uyu umuntu yagukorera ikibi we ntago wamukorera ikibi, kandi Sabe simwanga na aka kantu nkashyira imbere. Ndagira ngo mbanze nsabe n'imbabazi abantu bose before yuko mfungwa nigeze kuvugaho, nabaga ndi muri entertainment, nabaga ndimo gushyushya ikiganiro. Abo navuze mwese bikabababaza mu mbabarire. Nka Sabe wa Isimbi TV narakwandikiye ntiwansubiza, ariko nagusabye imbabazi. Ibyo navuze bikakubabaza umbabarire,
rwose n'abafana bawe bambabarire. Ibyo rwose Sabe ngire ngo dukiranukane aka kantu nako kankirira imbere. Sabe w'Isimbi TV musabye imbabazi rwose, ntuzongere kumbona ngo ugire ikibazo, nta kibazo mfitanye nawe. Ibyinshi navuze nabishingiye ku kuntu naguhamagaye ngiye gukora ubukwe, nyine ntiwanyakira, ariko nanone ndabikabiriza kubera ko icyo gihe wari uri hiki, wari urimo uravugwa, kandi urumva nanjye izina rye narizamukiye akantu ho gakeye. Ubwo rero Sabe rwose cinko nizamba umbabarire. Undi muntu twashyamiranyemo harimo Mama Charlene. Mama Charlene nawe rwose umbabarire. Pastor Mutesi umbabarire. N'abandi benshi mwibuka ko muzi ko wenda nagiye mbamentioningaho nkabavuga nabi, nta mutima wundi mubi, mujye mugira umutima wo kubabarira. Aka kantu rwose umbabarire, ukankiri kumwe ariko gatrending baze kubibona. Kara umunsi wa none se urateganya gukora ikintu icyo uteganyiriza abantu bawe, abantu bagukurikiranaga, ubuzima buhagaze gute ubu n'iki kintu bahishiye? Bo bankurikiranaga bo ntago bakinkurikirana, kubera ko ubu ngubu nyine nabaye baramfunguye, ariko noneho ubwo icyo ushaka kuvuga nese nyumva reka nkunganire abankurikira ahubwo. Ubwo abankurikira bo bakomeze biyongere. Icyo nababwira cyo ni kimwe, ngiye gushyira indirimbo ebyiri hanze, ziraba zikurikirana ariko ziraca ibintu. Ni hit after hit. Waranditse wakojeje baba muri wino randi. Nakojeje baba muri wino ndandika, ubu ibintu bigiye kuba ibindi bi. Nzandikira muri gereza. Ibiya bintu uko nabonye abazandikira muri gereza se hari igihe bapfa. Ntazo nakwandikira muri gereza. Abazanditse basohotse muri gereza bari he? Kuvuga ngo ushaka icyo neshaka kuvuga, wenda ku kantu ko nushaka uze no kugakatamo. Kuzandika ntago nandika indirimbo muri gereza. Icyo nashaka kuvuga cy'abo bantu banditse indirimbo muri gereza nuko ntawe ugena igihe cye azabaramira ku isi, cyangwa azapfira. Kwandikira muri gereza indirimbo ntekereza yuko ari uko bikabiriza. Urazandikira muri gereza si ikibazo cyari kiri. Nta kibazo nge nari mfite cyatuma ngo mpangayika nkuhandikira indirimbo muri gereza. Harabo nabonaga banandikaga ngo kubikuta bya gereza. Akareka. Ntago nge mfite iyo myumvire ishaje. Tugara ku musozo bazabwirira abantu nimero zawe ndetse urabwire naho yonzo. Uzi pinning muri screen. Ikiganiro gitangira nzibonemo. Nanjye ndaza kugushyira mu kiganiro cyanjye kuri televiziyo yanjye nako. Yitwa Umurishyo TV. Irarebwa cyane. Abantu bo ku Umurishyo TV ndusheho no kubabwira ko ngiye kubategurira ibiganiro ku Umurishyo TV, niho ngiye kujya nkorera. Ngiye kwikorera kabisa kuko ibintu byo gukorera abandi nkafungwa ntihagire ungemurira mubona akoreraga. Umubosi twakoreraga nawe namucishijemo ijisho. Mwese ko nta n'igihumbi yampaye. Oya ndamunenze. Nibyo guhemba nyine ubwo yumvaga ari wine. Ubwo byari birangiye rero. Gukorera umwana w'umuntu. Ubwo rero ubwo bajye kuri televiziyo Umurishyo TV mukore subscribe, hagiye no gucaho indirimbo muri iyi minsi nziza cyane za gospel. Ikindi nimero yanjye ni nimero 2, reka nzababwire mu buryo bwihuse. Ziri kuri WhatsApp 0788 688 52 784. Iyindi ni akamenyetso ko guteranya 250 78 21 40 13 6. Ikindi abafite ibiraka byo kwamamaza mu mpereze MTN cyangwa se Tigo Airtel, mu mibiraka mu posting mushyire ku mabandro abamamaza amamodoka. Abo bango ni bari ba Sokarate, ni Sokarate outfit. Sokarate agomba kujyamo ibiraka byo kwamamaza nabandi. Sokarate se kutamuhamagara. Sokarate ugomba kubanza ukagera ku iduka. Ubundi ni ngiye muntu uri murabikora uzi kwamamaza neza kandi gengera abantu bankurikira n'abantu baba bari seriye. Baragura se? Batagura. Nge ntago nkurikirwa n'inkunda rubyi. Abantu bankurikira n'abantu bagafashe. Yego.
cyangwa hamagara uwitwa Sokarate muhamagare tuwakase uragira ngo nteze abantu ko ntago ntuye mu mwobo kandi kubana n'abakire no kuri kana biranze hamagaza iyanjye yawe subiracamo iracamo iyanjye nubwo ari aka telefone kashaje ariko gafite ubumwimerere gafite network umubwira uti nkwamagaje nimero ya Kibamba Karabo k'Imana muhamagare hamagara ku ya mbere muza n'umukire bundi wasanga Imana igukoresheje Sokarate utifite nikaba kuguhamagaye guhamagaye ndi mu kiganiro guhamagaje telefone y'uwitwa Karabo k'Imana Karabo k'Imana nambwiye ngo mbereze umuntu ujya mbona wamamariza bita Sokarate utifite Sokara nabibonye nabonye ko ngari wo uri murambika bano basitari bose barimo baragenda bazenguruka muri kino gitaramo cya ntuza cya Rumaga urimo urakora ibintu by'amateka ubwo rero nawe numvaga wazanyambika kuko ngewe nanjye burangira abantu bari seriye ngewe abantu bankurikira ni abantu baba barakoze ikofi iwacu muhaye ikaze mwese ubwo nanjye ubwo mise mbona akazangaha nawe uri uwacu uya gafaranga nzakabona se kuko ngewe abantu bankurikira ni benshi cyane nta kibazo ubwo nashimiye ni karibu abantu bose nibatugane tubambi nibaze rwose inkweto zirimo n'intuza n'amajezi niki inkweto imyenda abadamu abakobwa abasore abapapa bose turagurisha tukanakodesha muragurisha mukanakodesha ubwo mukorera hano Kimironko dukorera hano Remera munsi ya gare aho ni na hafi cyane umuntu abatanafite amafaranga menshi yari ayo guhaha bakwifashisha na bisi bakahagera byihuse cyane rwose biroroshye ukihagera iyo baziye kwa Sokarate bahita bahafurika reka kabaka tuzabipange ahubwo niba utwemereye tuzazane twabipanze neza twereke n'abantu twahageze kwa Sokarate muhawe ikaze murakoze cyane